Amina aba ari kwigendagendera mu muhanda ubona rwose ameze nk'utazi aho agiye, dore ko nyine uyu mumama aba ameze nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe kubera ko rwose ibintu aba akora ntabwo biba biri ku murongo habe na gatoya. Aba ari kugenda rero maze yageraho akiyicarira ku muhanda agatangira gukinisha ibintu byose abonye, dore ko rwose aba asigaye ameze nk'umwana muto. Naho rero Zahena ni umwana we w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 12, ava ku ishuri maze agashaka mama we akamubura, dore ko babaga ahantu nyine mu kizu kitagira imiryango, cya kizu kiba kiri aho ngaho nyine ubona yuko atari inzu nziza, ari nk'inzu bataye. Iki kizu rero nicyo baba babamo. Hanyuma rero araza akamushaka akamubura, amushaka mu makaritsiye hafi aho ariko n'ubundi akamubura. Hanyuma rero hari ahantu abazi akunda kwicara, niho yahise akomeza ajya kumureba. Akimugeraho yahise amubaza ati mama, kubera iki wagiye kandi ni nakubwiye ngo ugume mu rugo, kubera iki utantegereje? Uzi ukuntu nari nagushatse nakubuze. Nyamara mama we akimubona, nubwo yari afite ikibazo cyo mu mutwe ariko yakundaga umwana we cyane, nicyo kintu cyamushimishaga. Akimukubita amaso yahitaga amuhobera amubwira ati Amina wanjye, Amina wanjye. Nubwo nyine yarenzagaho amagambo aterekeranye ariko nyamara wavuga ubone rwose ko yishimiye uyu mwana cyane. Zahena rero yahise amufata akaboko maze aramubwira ati dutahe. Baragiye rero bageze ahantu kuri butike baturanye, yarahagaze maze ajya kumugurira amandazi. Yarayamuhereje ati turayarya tugeze mu rugo. Naho rero Amina yahise atangira kuyarira hano mu muhanda. Umuturanyi wabo uyu musore aba yitwa Leonard, yaraje rero aje kureba nyine Amina maze ahita amubwira ati kubera iki wazanye na mama wawe hano, kuko utamusize mu rugo? Naho rero Amina ati ahubwo yari yagiye, nsanze yavuye mu rugo. Leonard atuze ukuntu kandi ni nakomeje mucunga, ati ubwo wabona yagiye ninjiye mu nzu ho gatoya. Yahise rero amumufasha maze bamufata amaboko yombi nyine, ubwo umwe yaramufite mu kiganza kimwe undi amufashe mu kindi, maze baramutahana. Bageze rero hano mu rugo iwabo wa Amina nyine, Amina abanza kujya gutegura amafunguro. Yabwiye rero Leonard ati nashoje gutegura amafunguro, nta kibazo noneho wakwitahira. Leonard yahise amubwira ati mbabarira ibyo ngiye kukubwira, ntugire ngo rwose no gusabiriza cyangwa no kukugora, ariko niba bishoboka nanjye wampa ku byo kurya kuko uyu munsi rwose nta kintu nabonye. Zahena yahise amubwira ati oya nta kibazo mama, rwose nta kibazo. Uyu mwana yari umwana mwiza cyane. Uyu muturanyi wabo nawe nyine ni umusore uri mu kigero cy'imyaka nka 22, gusa uyu musore ni umwana mwiza cyane, niwe ukunda gusigarana na mama wa Zahena iyo yabaga adahari. Hanyuma rero yahise agenda amuzanira ibyo kurya maze aramuhereza, gusa ntabwo byabaga byoroshye kuko Zahena niwe wagombaga gutunga mama we, yagombaga kwiga kandi agashaka n'amafunguro yo kubatunga. Ntabwo byari ibintu byoroshye kuko uyu mwana yari akiri mutoya, ariko yabikoraga byose kuko yakundaga mama we cyane, ndetse akaba yari n'umwana ufite umuhate mu buryo rwose abandi bana bose bo mu kigero cye batashobora kumera nka we. Ku rundi ruhande rero Deni ni umusore w'ibogari w'umukire cyane, aba nyine watuye mu mujyi. Hanyuma rero kano kanya aba ari kumwe na fiancé we, urukundo ari rwose, baba bari kuvuga ku by'ubukwe bwabo. Fiancé we ari kumubwira ati sheri, ntabwo ushobora kumva ukuntu mba numva nishwe n'amatsiko yo kureba ku munsi wacu w'ubukwe, gusa mba numva bizaba ari ibintu bidasanzwe. Mba ndi gutekereza ukuntu tuzinjirana nawe mu rusengero dufatanye mu kiganza, bizaba ari ibintu byiza cyane. Inshuti zacu zizaba ziri kutwitegereza, uwo munsi nzaba nambaye neza by'igitangaza, nawe kandi bizaba ari uko. Noneho reba iyi miterere yanjye, noneho ntekereze nambaye ikanzu y'ubukwe. Uwo munsi rwose ntabwo uzaba usanzwe. Tekereza ko noneho kuri uwo munsi nzatangira kwitwa umugore wawe, noneho byemewe n'amategeko. Naho Deni ati ariko nanjye nzitwa umugabo wawe, nanjye ndumva bizaba bidasanzwe, mbese mba numva nashyushye, gusa tugomba kubitegura neza. Ikindi kandi ndagukunda, ndumva aricyo kintu nakabaye nkubwira kano kanya. Ibindi byose rero reka dukomeze tubishyire ku murongo, gusa nanjye mfite amatsiko y'umunsi rwose ubukwe bwacu buzaba buri kuba, uko tuzaba dusa, uko inshuti zacu zizaba zitureba, ndetse n'ukuntu abantu bazaba batwishimiye. Ibyo bintu byose iyo mbitekereje mba numva binteye amatsiko. Umunsi wakurikiye rero fiancé wa Deni
yagiye kureba inshuti ye, maze ikintu cya mbere yari ari kumwereka ni ikiganza cye, ati wabibonye se ko banyambitse impeta? Noneho uzi ikintu kirenze, sheri wanjye ni romantike mu buryo butangaje, uzi ko se yanyambitse impeta ari nako kandi ari kumpa gift y'imodoka? Ibyo bintu uri kubyumva? Ntubizi ko aribyo nahoze ndota? Ntubizi ko nyine ubundi nahoze ndota umusore uzampa impano y'imodoka? Cyakoze sheri wanjye ararenze. Noneho kandi ntugire ngo ni imodoka iyo ari yo yose, yampaye imodoka ihenze, nako hera ku mpeta nambaye. Ibyo birakwereka nyine indi mpano bampaye uko yari imeze. Uyu mushuti we yahise amubwira ati cyakoze ntakubeshye, uri umunyamahirwe ni ukuri kuba rwose waraguye kuri Deni, ibintu byanyu bimeze neza cyane, uraryohewe. Naho uyu mukobwa ati cyane, urabizi ko nyine guhera na kera nahoze ntekereza ko ngomba kuzashakana n'umusore ufite amafaranga. Ubwo rero urumva nyine naramubonye, uriya niwe wanjye, gusa arantetesha mpa buri kimwe, mbese mba numva nibereye mu bisubizo gusa. Noneho tekereza nimara kuba umugore we ibyo azajya uko bingana niba ankorera ibi byose nkiri fiyanse we. Mushuti we yahise amubwira ati uri umunyamahirwe ni ukuri. Ku rundi ruhande rero, Zarina iyo yabaga agiye gucuruza, dore ko nyine yacuruzaga utuntu dutandukanye two kunywa, utujuisi, amazi, twa tuntu nyine dutandukanye twose yabaga ari kuducuruza, ariko atwikoreye ku mutwe agenda nyine atuzererana. Hanyuma rero iyo yabaga agiye gucuruza yabwiraga mama wa Mina ati mama ngiye rero gucuruza. Naho mama we yahitaga akuramo agakomo yabaga yambaye mu kuboko maze akakambika uyu mwana, kandi uyu mwana iyo yavagayo Amina yahitaga yongera akamukuramo atavuze. Byasaga nkaho aka gakomo yabaga yamuhaye ariko kumubwira ati nyine ugendane n'amahirwe, ni nkako rwose byabaga bivuze. Uyu mwana rero yaragendaga agacuruza, maze yamara gucuruza amafaranga yungutse agahita yagura ibyo bari burye. Yarazaga kandi agahita ateka. Yabaga afite ibintu byinshi byo gukora, hari ishuri, hari kwita kuri mama we, hari ugushaka ibibatunga. Mbese byari ubuzima bugoranye ku myaka ye, gusa nyine na mama we niyo yabaga yamuboneye ibyo kurya, nta nubwo yari wa muntu wakwicara ngo abashe kuba yabifata, ahubwo byasabaga ko Zarina yicara maze akajya amutamika nk'umwana mutoya. Gusa mama we yabaga amureba yabaga yishimye cyane, wabaga ubona ko ari wo munezero wonyine afite. Hanyuma rimwe na rimwe bakaba bari gukina nyine udukino, gusa ntiyavugaga, yabaga yicecekeye gusa ari kureba uyu mwana, ari nako kandi bari gukina udukino. Gusa uyu mwana yari intwari cyane, yitaga kuri mama we mu buryo butangaje. Umunsi umwe rero Zarina yagiye gucuruza, ariko ni ukuri abura abakiriya neza neza. Yatashye nta kintu na kimwe yagurishije. Yaraje rero yicara mu nzu, agahinda kari kamwishe. Gusa mama we nawe wabonaga ko rwose yijimye mu maso, yari ababajwe n'uko umwana we atishimye. Mu kanya gato rero Leonard ni wa muturanyi wabo, bagiye kumva mu bari kubahamagara. Yari ari guhamagara Zarina kuko ariwe bakundaga kuganira. Zarina yarasohotse, maze Leonard ahita amubaza ati none se mwafashe amafunguro? Naho rero uyu mwana ati hoya rwose ntayo twafashe, uyu munsi byanze, ntabwo nigeze ngurisha, nta mafaranga na makeya mfite. Leonard yahise amubwira ati wagira ngo rwose nabirose, kubera ko nanjye nyine navuye gushakisha ndi gutaha rero, kubera ko hari icyo nari nabonye ntekereza ko nahaha ibyo guteka. Noneho ubwo nyine reba ukuntu wabiteka, ubundi turasangira twese, nanjye reka njye gukaraba. Zarina rero yarishimye, maze atamubwira turakoze cyane, ni ukuri ntabwo nzi uko nzagushimira, gusa jya wumva ko rwose udufatiye runini njyewe na mama. Uyu musore rero yahise amubwira ati oya nta kibazo, nyine uwagize icyo abona aba agomba kurwana ku wundi, nawe ni kenshi undwanaho kandi wowe uri mutoya. Zarina yahise amubwira ati ariko hari ikindi kintu nagira ngo nkubwire, atuzi yuko uyu munsi bagerageje kutwiba. Uyu musore ati byagenze biteze? Zarina ati nari ndyamye, maze ngiye kubona mbona umuntu nyine ari kurira mu idirishya ashaka kutumanukiraho. Ubwo cyabaga ari ikidirishya nyine nacyo kitarimo ibirahure, kitarimo ikintu na kimwe, ahubwo nyine bashyizeho akantu k'akarido. Uyu musore ati ibyo bintu ariko ntabwo byari bisanzwe hano, sinzi impamvu rwose uyu munsi byaba bibaye hano, ubundi hajyaga hari umutekano. Gusa nawe ndakwizera
nkurikije ukuntu urwana kuri mama wawe, ibintu byose ukora ku myaka yawe, n'ubundi kandi nihagira umuntu uza niyo naba ntahari, urabona ko nanjye mba ngomba kugenda kugira ngo njye gushaka ubuzima, niyo yasanga ntahari ujye wirwanaho nk'uko usanzwe wirwanaho, kuko ndakwizera rwose uri umukobwa utangaje. Zahena rero yahise amubwira ati urakoze cyane. Yaragiye rero ajya gutegura amafunguro nyine, maze ategura ameza, ubundi ahamagara Leonard kugira ngo aze basangire. Ayo meza se yabaga ari ayahe? Ubundi baramburaga ikintu cy'igifuka hasi, ubundi bagaterekaho ibiryo, ni aho ngaho nyine bariraga. Ayo niyo meza babaga bateguye. Ku rundi ruhande rero imyiteguro y'ubukwe yari irimbanyije, dore ko nyine Deni ndetse n'umukunzi we bari bari gutegura ubukwe bwabo, ibintu byose bari kugenda babishyira ku murongo. Umukunzi we rero niwe wakundaga kuba yabishyushyemo cyane, ni nawe wakundaga kujya kureba ibintu byose, ariko akaza akamubwira uko bimeze, maze akamubwira ko bagomba kuzajyana kugira ngo nawe abe yashima ibyo yabonye, kugira ngo nyine bose babyumvikaneho ibintu bagomba kuzakoresha mu bukwe bwabo. Imyiteguro yari myinshi rwose, wabonaga ko bashyushye cyane kandi uriya munsi bawutegerezanyije amatsiko. Hanyuma rero umunsi umwe hari mu gitondo, Zahena yagiye ku ishuri nk'ibisanzwe, gusa mama we yaramuhobereye mbere y'uko agenda, maze Zahena aramubwira ati mama, ntugire ahantu uza kujya, ugume hano ndaza kuza maze mpagusange. Gusa mama we nyine wabonaga adashaka ko umwana we agenda, wabonaga bisa nkaho ashaka ko uyu munsi aguma hano, ariko Zahena nawe akabibona mu maso ya mama we, maze akamubwira ati mama, ihangane reka ngende njye ku ishuri kuko namaze gukerererwa, kubera ko nyine yabaga yabanje kumushakira ibyo ari buze kurya, byatumaga nyine ajya ku ishuri buri gihe yakererewe, maze akagenda yiruka. Uyu munsi rero yagiye yiruka n'ubundi nk'ibisanzwe, maze agiye kwinjira mu muhanda, imodoka yahise imukubita atazi aho iturutse, nawe kandi yinjiyeyo rwose atayibonye. Hanyuma rero iyi modoka yari iya Deni. Deni yavuye mu modoka n'ubwoba bwinshi, maze arebye uyu mwana abona ameze nk'uwashizemo umwuka neza. Yabwiye rero umushoferi we wari umutwaye ati va mu modoka banguka. Yaraje aramumufasha baramuterura, maze bamushyira mu modoka, baramujyanye rero bamujyana kwa muganga, bamukoreye ibizami, maze babwira Deni ko uyu mwana ashobora kuba ari kuvira imbere amaraso, gusa bamubwiye ko iki kibazo bari buze nyine kugikemura, gusa uyu mwana we yari ameze nk'umuntu uri muri koma. Hanyuma rero nyuma y'igihe gitoya bagarutse kubwira Deni ko ibindi byose bari babashije kubikemura, ariko nanone ko uyu mwana yatakaje amaraso menshi ku buryo akeneye amaraso, kandi hano kwa muganga bakaba nta maraso bafite, aho ari buturuke ari kure rwose ku buryo kuyategereza bitashoboka. Deni rero yahise abwira muganga ati none se muga, wampimye maze ukareba ko nabasha kumuha amaraso, ko rwose nta kibazo mfite, ndabizi ko ndi muzima, ariko nkorera ibizami maze urebe ko duhuje rwose muha amaraso. Muganga yaramubwira ati icyo ni igitekerezo cyiza. Bagiye rero kumufata ibizami kugira ngo ahe amaraso uyu mwana, basanze nta kibazo bahuje amaraso, maze bamuvoma amaraso bagombaga guha uyu mwana, ndetse barayamutera. Umwana nyine atangira kugenda amera neza, ariko nanone yari atarakanguka. Hanyuma rero muganga yafashe umwanya, maze araza abwira Deni ati none se ubundi uyu mwana mupfana iki? Naho rero Deni ati ntacyo dupfana, nuko nyine namugonze mu nzira, byabaye ngombwa rero ko muzana hano kwa muganga. Muganga rero yaramubwiye ati hoya ntumbwire ibyo bintu, kubera yuko uyu mwana uretse kuba munahuje amaraso, ikigaragara ni uko muyahuje birenze kuba mwayahuza bisanzwe. Uyu mwana bisa nkaho mufitanye isano rya hafi, isano ry'umuryango. Naho rero Deni ati muganga rwose reka iyo mikino, urabona se koko ari umwanya wo kuburaga? Ibyo ntabwo wakabaye ubimbwira kuko ntabwo bishoboka, uyu mwana simuzi, ndetse n'izi karitsiye ntabwo nsanzwe nzizamo, ni ubwa mbere nari nzijemo ngewe, ubundi ntuye mu mujyi. Ubwo rero ibintu uri kumbwira rwose sinzi ibyo ari byo. Muganga ati umbabarire kuba nakubwira ibi ngibi, ariko uyu mwana bisa nkaho rwose uri papa we bya nyabyo, kubera yuko ibyagaragaye mu maraso bamufashe biragaragaza ko mufitanye isano rwose rya bugufi cyane. Naho rero Deni we yumvise atunguwe,
yabwiye muganga ati ibyo uri kuvuga simbizi ariko reka tubyihorere, icyangombwa nyine ni uko uyu mwana ari buze gukira. Muganga yaramubwiye ati ariko nagusaba ko rwose wazakoresha ibizami ahandi maze ukareba, gusa nasanze rwose murahuje ku kigero cya 99%. Uyu mugabo rero Denis yarumiwe, gusa yagumye yicaye imbere y'uyu mwana kwa muganga, maze mu gihe gitoya yagiye kubona abona aranyeganyeze. Yarishimye rero ko akangutse, maze uyu mwana ahita amubaza ati none se muri hano? Byasaga nkaho nyine wagira ngo yigeze ahari kubona nk'uyu mugabo, ahari ashobora kuba yaramubonye mbere y'uko nyine ajya muri koma burundu, ashobora kuba yaramubonye nk'imodoka iri kumugonga. Denis rero yahise amubwira ati yego, gusa umbabarire ku byabaye kubera yuko byari impanuka, ntabwo rwose nabishakaga. Naho uyu mwana ahubwo ngewe umbabarire kuko naguteje ibibazo, ngewe nyine nari ngiye ku ishuri nihuta cyane, hanyuma rero ninjiye mu muhanda ntareba kubera ko nari nakererewe. Nyamara icyo atari azi ni uko nyine uyu munsi atari bwo yari yaje muri ibi bitaro, kubera ko ahubwo yari amaze iminsi 3 yose ari muri koma, ariko we ntabyo yari azi. Nyamara Denis nawe yari akimurwaje amuri iruhande, yahise amubwira ati none se twagerageje nyine kuba twashaka undi muntu twahamagara kugira ngo abe yakwitaho muri famiye, ariko ntabwo twigeze tubona nyine n'umwe twahamagara. Wampa nimero se z'umwe mu muryango wawe, za papa wawe cyangwa za mama wawe? Uyu mwana yahise amubwira ati hoya, papa we ntawe ngira, ariko nyine mfite mama wanjye wenyine niwe tubana, kandi nawe nta telefone agira kubera ko ntabwo ameze neza. Nawe rwose bisa nkaho nyine afite ikibazo, ararwaye ntabwo ameze neza. Denis rero yarongeye kandi aratungurwa, yahise amubaza ati none se papa wawe yagiye hehe? Uyu mwana Zakhena yahise amubwira ati papa wanjye ntabwo rwose mbizi. Ati none se mama wawe ajya kubwira ko nyine papa wawe ari he? Uyu mwana ati ntabwo rero mama wanjye tujya tubiganiraho, gusa wumve ko papa wanjye ntigeze mubona kuva navuka. Icyo kiganiro ntacyo njya nganira na mama, bishatse kuvuga ko rero nta papa ngira, ntawe ngira rwose. Kano kanya Denis urumva ko yari afite ibitekerezo byinshi mu mutwe, kuko bari bamubwiye ko rwose uyu mwana ari umwana we. Yahise abwira rero Zakhena ati none se naguha nyine iki cyo kurya, mbwira icyo najya kugushakira. Zakhena ati oya nta kibazo meze neza. Naho Denis ati hoya, reka ubwo njye kugushakira imbuto kuko ndabizi ko abana bose bakunda imbuto. Yaragiye arazimushakira, maze aramubwira ati noneho ubwo nidutaha ni ngombwa ko rwose nguherekeza maze nkajya kureba mama wawe. Zakhena rero yaramubwiye ati nta kibazo. Zakhena yari amaze koroherwa, birumvikana nyine yagombaga kumuherekeza. Baragiye rero bageze kuri cya kizu babagamo, Zakhena ahita abwira Denis ati ni hano tuba. Denis yaraharebye maze ubwoba buramwica, umutima umuvamo, kubera ko cyari ikizu nyine kimeze ukuntu cya kizu baba barataye batujuje, ikizu nyine ubona giteye ubwoba, ntigifungwa, nta kintu na kimwe. Yararungurukaga akarungurukamo imbere, ukabona umutima wamuvuyemo neza neza. Nyamara rero Zakhena yinjiyemo imbere ahamagara mama we, ariko aramubura. Yahise amubwira ati mama wanjye ntabwo ndi kumubona hano, ariko ahantu namukura ndahazi. Yahise ajya ahantu yakundaga kwicara. Nyamara kuva nyine umunsi Amina abura Zakhena yabuze amahoro, nubwo bwose yari arwaye, ariko yahoraga ajya kumushaka, akagenda akirirwa amushaka umuhanda wose, akagenda amuhamagara maze akamubura. Hanyuma uyu munsi rero nibwo nyine wa muturanyi wabo Leonard nawe yari ari gushaka nyine uyu mumama, maze amusanga mu nzira. Yaramubwiye ati ngwino dutahe. We nta nubwo yari azi ko nyine iyi minsi yose ishize Zakhena atagaruka. Yabaga azi ko yagiye ku ishuri, akaba azi ko yagiye gucuruza, nyine yabaga azi ko aza kumushaka ntamubone, kubera ko mama we yari wamuntu utabaza ati se umwana ari hehe, nta gitekerezo yabaga afite. Hanyuma rero n'uyu munsi Leonard nubwo yamusanze mu nzira, yahise amubwira ati ngwino dutahe. Naho Amina ati Zakhena, kubera ko hari ji nyine Leonard yari yazaniye mama w'uyu mwana,
iyi ji rero ntabwo Amina yari yigeze ayinywa, ahubwo yakomezaga ayikoraho maze akajya amubwira ati Zahena, ni nko kumubwira ati ndayibikira Zahena. N'ubu ngubu rero yari akiyigendana, kandi nyamara hari hashize iminsi 2 yose uyu musore iyi ji ayihaye uyu mumama. Yaramubwiye rero ati oya, yagiye ku ishuri, Zahena yagiye ku ishuri, ntabwo yagiye muri kiriya cyerekezo uri kujyamo, ngwino dutahe, araza kudusanga mu rugo. Naho rero mama wa Zahena ati hoya hoya, tujye kumushaka. Urumva Leonard we yumvaga nyine ari uko uyu mumama afite ikibazo cyo mu mutwe, ntabwo yumvaga ko hari ikibazo bya nyabyo. Hanyuma rero yatangiye kumufata akaboko, maze barimo kuza nibwo rero bahise bahura na Zahena aje kubashaka. Zahena rero yababwiye nyine, yabwiye ubwo Leonard kuko mama wewe ntabyo yari kumva, amubwira uko byagenze, ko yakoze agisida amaze iminsi 3 yose ataza. Leonard yarumiwe maze ahita amubwira yuko mama we yahoraga amushaka, we akagira ngo yagiye ku ishuri cyangwa yagiye gucuruza nk'ibisanzwe. Baraje rero ubona rwose noneho Amina yishimye cyane, ari kugenda afata umwana we akamukomeza, ukabona ntashaka kumurekura, aho arebaga afite ubwoba yuko ari bwongera akamubura. Ni nako kandi yari ari kugenda amuririmba Zahena Zahena, agenda anabyina, ubona ko rwose yishimiye kuba yongeye kubona umwana we. Batungutse hano rero basanga nyine Deni aracyabarindiriye, dore ko yari ahagaze imbere y'iki kizu. Naho rero Zahena yahise amubwira ati boss, uyu rero niwe mama wanjye. Nyamara Amina agikubitana amaso na Deni, bose bararebanye, maze rwose ubona ko bameze nk'abantu batangaye. Deni ati Amina. Naho rero Zahena yarabarebye. Zahena rero yakomeje kumubwira ati uyu rero nawe nyine ni umuvandimwe wacu, yitwa Leonard. Ariko nyamara Deni nta na kimwe yari ari kumva muri kano kanya, kubera ko wabonaga nyine ameze nkaho rwose atunguwe no kuba abonye Amina. Nyamara Amina nawe wari ubonye Deni yahise yihisha inyuma y'uyu mwana, ubona abaye nk'umuntu ugize ubwoba. Byasaga nkaho ubona ko rwose adashaka ko Deni amureba mu maso cyangwa se amwegera, ubonaga ko rwose afite ubwoba bwinshi. Gusa nanone Zahena we yari kubwira mama we ati mama, uyu rero niwe nyine wantabaye kwa muganga. Gusa Deni we agikubita amaso uyu Amina yahise atekereza ku byo muganga yamubwiye, maze amahirwe ahita ayaha 99% nk'uko bamubwiye, kubera ko uyu mukobwa bari barigeze gukundana. Uyu mukobwa yari yarigeze kuba umukunzi we ndetse bitegura no gukora ubukwe, maze hagira ibintu bimwe na bimwe batumvikana bituma batandukana batyo. Akimara kubona ibi byose rero kwihangana byaranze, maze ahita abwira Zahena ati rero ntabwo rwose bishoboka ko nabasiga hano hantu hateye ubwoba, ndabona atari ahantu ho kuba, gusa ndifuza ko rwose ntahabasiga. Zahena rero aramubwira ati oya nta kibazo, twarahamenyereye rwose, wihangayika. Deni ati ntabwo byashoboka, sinahabasiga, ndifuza ko nabajyana aho mba, ni mu nzu nini, kandi rwose mwabona aho muba wowe na mama wawe. Zahena yaramubwira ati rero njyewe rwose nta kibazo, ariko mama wanjye ntiyabyemera, kubera ko mama wanjye n'ubusanzwe ntabwo ajya yegera abantu atazi. Noneho rero kubona ko utujyanye kuba ahandi hantu, ntabwo rwose mama yabyemera, nta nubwo yatuza. Ikindi kandi mama ntabwo ashobora kwishima aramutse abonye dusize Leonard wenyine hano, kubera ko ni umuntu wacu, bisa nkaho yabaye umwe muri famiye yacu, kubera ko ari ukunda kutuba iruhande cyane. Deni rero yahise amubwira ati nta kibazo, twese twajyana. Gusa nyine wabonaga yuko n'ubundi Amina we bisa nkaho afite ubwoba, ariko kubera ko atajyaga avuga, nta gitekerezo namba yajyaga agira, nta kintu n'ubundi yari kuvuga, ntabwo yari kubihakana cyangwa ngo abyange. Ubwo rero muri kano kanya Zahena niwe wagombaga gufata umwanzuro. Yahise amubwira ati nta kibazo, gusa nyine niba bitababangamiye. Naho rero Leonard we yari yashyushye, yahise abwira Zahena ati genda ubike imyenda yawe, kubera ko nyine Deni yari ari kubabwira ati nimufate ibintu byanyu by'ingenzi ubundi muze tugende. Bahise bagenda rero, maze nyine babika imyenda yabo vuba vuba, ubundi bahita bajya mu modoka. Yarabajyanye abagejeje iwe, abereka nyine inzu. Yaragiye rero abaha ibyumba, dore ko nyine Leonard yagombaga kujya mu cyumba cya wenyine. Noneho Amina na Zahena
nabo bakajya mu kindi cyumba cyabo bonyine. Zahina yari ari kureba aha hantu akabona bisa nk'aho ari ibwami cyangwa se mu ijuru, kuko yabonaga ari ahantu heza atarigera abona n'umunsi n'umwe. Yibazaga ukuntu abantu baba mu nzu imeze gutya, akumva ntabyumva. Noneho akabaza Deni ati none se hano hantu niho muba igihe cyose? Deni ati yego. Ati none se hano hantu ubundi nyine ni ku isi? Naho Deni ati cyane, ni ku isi rwose, kandi ni ibintu bisanzwe. Uyu mwana ntabwo yabyumvaga, yarebaga ibintu byose akabona biratangaje, dore ko bo na cya kizu babagamo ubwacyo ntabwo rwose cyabagamo n'umuriro. Cyari ikizu nyine iyo bwije umwijima utangira kuza ari mwinshi cyane. Bamaze gutuza rero biyicariye mu cyumba, maze mu kanya gato wa mufiyanse wa Deni yaraje aza yiruka rero yerekeza mu cyumba. Maze akihagera muri kino cyumba nyine yahise asanga hicayemo abantu atazi. Yarabarebye arikanga rwose, kuko wabonaga ari kubareba nk'aho ari ibivejuru. Yatangiye kubabaza ati mwebwe muri bande muri mu nzu yanjye? Baramurebye baramwihorera. Arongera asubiramo ati muri bande? Baramwihoreye maze ubwoba buramwica. Yahise agenda yiruka asubira muri salo. Yabajije rero Deni ati bariya abantu ni bande bari hariya? Naho Deni yahise amubwira ati bariya bantu ni abashyitsi banjye, ni jyewe wabazanye, ahubwo nyine nagombaga kubikubwira ariko nari ntarabona umwanya mwiza kugira ngo mbikubwire. Naho rero uyu mukobwa tukifata ukazana abantu mu nzu utigeze ubimbwira, kandi njye nawe tugiye gukora ubukwe. None se urumva ibyo bintu ari byiza? Wakabaye ubanza ukangisha inama y'ikintu cyose ugiye gukora. Nk'aba bantu rwose ntakubeshye simba shaka hano muri iyi nzu, ntabwo bahaguma. Nizere ko ugiye kubasohora maze bakagenda. Deni ati ntabwo ndi bubasohore kubera ko ntabwo bafite aho bajya. Naho uyu mukobwa ati ibyo ntabwo bindeba, bagende bajye mu muhanda cyangwa basubire aho babaga. Yewe ntabwo nakwemera ko abantu umuntu atazi baza kutubera mu nzu. Ikindi kandi barasa nabi, nawe urabibona, baranuka, mbese ni umwanda gusa. Naho Deni atariko ibyo nta kibazo, umuntu yabikemura rwose. Ibyo se urumva kubikemura hari umwanya byadutwara? Gusa mbabarira wihangane utuze maze unyumve. Yego rwose ntabwo nabashije kubikubwira mbere, ariko nanjye natunguwe ku buryo nyine bitari kunkundira kubanza kubiganiraho nawe, kuko byari ibintu bintunguye. Ariko nanone ndakubonye kandi tubiganiriyeho, ngaho mbabarira unyumve maze ubareke rwose babe bagumye hano. Uyu mukobwa ati niyo nakwihangana, ariko nizere ko ejo mu gitondo bari bubyuke bagenda. Deni ati hoya, kubera ko ntabwo bafite aho bajya, ahubwo nyine byasaba iminsi maze ngatangira kubashakira uburyo babaho, ariko rwose ejo bwo ntabwo byashoboka. Uyu mukobwa yararakaye, umujinya waramwishe, kuko yumvaga adashaka kuza kurebana n'aba bantu mu maso. Yari yabanza akibakubita amaso. Nyamara Deni we wabonaga ameze nk'umuntu wataye umutwe, wabonaga ameze nk'aho ibitekerezo byose byagiye, dore ko nyine yahamagaye umusore w'inshuti ye ya kera cyane, bari basanzwe baziranye kuri buri kimwe cyose, maze amubwira ko yongeye guhura na Amina nyuma y'imyaka yose yari ishize. Uyu musore yaramubwiye ati Amina wongeye kumubona? Uribuka ukuntu wamushakishije ukamubura, none mwongeye guhura bitunguranye? Naho Deni ati yego, gusa nyine watungurwa n'ibyambayeho. Tekereza ko noneho nasanze afite umwana, uwo mwana kandi ni uwanjye ntigeze menya. Uyu musore ati ni uwawe gute se kandi? Nawe rwose noneho utangiye kunshanga. Deni rero yatangiye kumubwira buri kimwe cyose, ukuntu yagonze uriya mwana maze yamujyana kwa muganga bakamubwira ko ari uwe. Yamubwiye buri cyose maze aramubwira ati kandi gikubita amaso mama we nahise menya ko rwose ari ibya nyabyo. None ikirenze kuri ibyo, imyaka y'uriya mwana ijyanye neza n'igihe twatandukanye. Bishatse kuvuga ko twatandukanye afite inda yanjye, ariko ntiyigera abimbwira. Gusa noneho ikibabaje kurusha ikindi ni uko ubu ngubu tuvugana afite ikibazo ntazi icyo ari cyo. Ntabwo navuga ko ari umusazi, naba nkoresheje ijambo ribi rwose, kandi naba nkoresheje ijambo riremereye, ariko ameze nk'aho nyine ibitekerezo bye bitari ku murongo. Ameze nk'aho afite ikibazo, nubwo ntari umuganga, ariko biragaragara ko atameze neza. Uyu mushuti we yahise amubwira ati yenda icyo nicyo kibabaje, naho ibindi byose ntabwo wakwirenganya, si amakosa yawe, kubera ko waramushakishije uramushaka uramubura, kandi nanone niwe wijyanye, niwe wahisemo ko urukundo rwanyu ruhagarara. Naho Deni
atari ko byose byari amakosa yanjye kubera ko ninjye byose byaturutseho. Ndi kumva ndi kwishinja amakosa, ndi kumva ntazi impamvu rwose kwibabarira biri kwanga. Umwana wanjye yakuze ntamureba, imyaka ibaye 12 atazi urukundo rwa papa we. Noneho icyakoreka ahantu babaga ahantu hateye ubwoba cyane, ahantu umuntu uwo ari we wese yabasanga akabagirira nabi. Ntakubeshye narahabonye maze numva umubiri unyorosotseho, numvise ntazi ukuntu umeze, numvise ikintu cy'ubwoba kinyirutse mu mubiri. Mbese ntabwo nshobora kukubwira ukuntu ndi kwiyumva kano kanya, ndi kumva nanjye ntazi icyo gutekereza. Gusa nanone kuba mbabonye nabyo kandi nakabaye mbishimira Imana, kuko nibura ahari igihe gisigaye ngiye kubitaho uburyo bwose ntigeze mbitaho. Umwana wanjye imyaka yose namaze ntamuri iruhande, ubu ngiye kumuba iruhande noneho igihe cyose. Noneho uzi ikindi kintu kibabaje, tekereza ko umwana wanjye ari we wakoraga kugira ngo yite kuri mama we. Umwana wanjye yajyaga ku ishuri akajya gucuruza, agakora ibintu byose kugira ngo akunde yite kuri mama we ku myaka 12. Nanjye ndahangaha mfite amafaranga yuzuye amakonte n'amakonte, amafaranga batarya ngo bamare niyo bayarya imyaka 1000. Ariko umwana wanjye gatese kabigeza aho ngaho. Noneho ibi byo yatangiye kubivuga maze amarira atangiye gushoka. Uyu mushuti we rero yaramubwiye atari ko agerageza ukomere, nyine ntabwo rwose wari ubizi ko uwo mwana ahari. Gusa nyine aho bimenyeye nawe urabyumva, ugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo noneho ubabe iruhande. Ariko nanone ndi kwibaza uko fiyanse wawe azabyakira, ko mba mbona nawe atoroshye. Naho rero Deni ati ahubwo byatangiye n'ubundi ntakubeshya yarankuyemo ijisho neza neza ngo ntabwo abashaka hano. Naho rero uyu mushuti we atari ko birumvikana. Deni ati yego birumvikana, ariko nanone nyine natuze kubera ko sinamubwiza ukuri kose. Ntabwo numva ntabishobora ibyo byo kubimubwira. Deni rero yabwiye kandi uyu mushuti we ati ikindi kintu rero ngomba gukora ni uko ngomba gushaka umuganga w'umuhanga maze akita kuri Amina, bityo nyine tukareba ko yakongera kuba muzima. Ikindi kandi akanambwira ikibazo yagize, ndifuza kubanza kumwitaho maze akabanza akagaruka ku murongo. Naho uyu mushuti we ati nabyo ni sawa cyane kubera ko azabasha no kuganiriza maze akubwire buri kimwe cyose uko cyagenze, kubera ko nkurikije kuri kumubwira ndumva ko ubu rwose nta kintu mwavugana. Deni ati ubu nta kintu twavugana, ariko ntakubeshye ndumva nyine ntazi ukuntu umeze. Tekereza nawe kumenya yuko ufite umwana, ukongera kubona urukundo rwawe rwa kera, ikibazo nyine ukamubona afite ibibazo nk'ibyo afite. Mbese nawe uri kunyumva, ndi kumva ibintu byanyivangiyemo, mbese ndi kumva ntazi icyo gutekereza. Hashira iminsi rero Deni aba yicaye muri salo maze agahamagara Leonard, ahita amubwira ati hanyuma rero nakwishyuriye inzu uzaba ugiye kubamo, gusa ntabwo ari inzu nyine ihenze ariko nanone nta kitwaye. Leonard byaramurenze ati wanyishyuriye aho kuba, ni ukuri ndabashimiye cyane. Yari ari hafi gushyira amavi hasi ngo apfukame kubera ko yumvaga ibi byose bimurenze. Yaramubwiye ati murakoze cyane, ni ukuri kuba rwose munkoreye ibyo bintu. Naho rero Deni ati ikindi kandi nagira ngo nkubaze, ubundi mu buzima uba wumva ari iki washobora gukora? Leonard yahise amubwira ati ahubwo nta kintu na kimwe ntashobora gukora, kuko ikintu cyose kingeze mu biganza mpita ngihindura gishyashya. Ati ngewe mba numva ko ikintu cyose uko wakimpa kose nabasha kugihinduramo ikindi kintu. Deni rero yumvise bimushimishije maze ahita amubwira ati ndabikunze cyane, nkunze icyo gitekerezo cyawe, gusa nyine wowe nta kibazo, ugenda utekereze noneho ku kintu wakora icyo ari cyo cyose icyo ushaka, ubundi umbwire nzaguha igishoro maze utangire ukore. Gusa mba nshimishijwe nyine n'ukuntu rwose uba wumva ufite umuhate wo gukora. Leonard rero yaramushimiye kubirangiza biranga, dore ko yumvaga nyine yakomeza kumubwira ko akoze kuko yumvaga ibi bintu byamurenze. Yahise amubwira rero ati gusa nyine bosi, hari ikindi kintu rwose kimpangayikishije kandi cyane, n'uriya mwana Zahena na mama we, kubera ko hari ahantu muri iriya karitsiye twabaga byabaga bitoroshye, bahoraga bashaka kumufata ku ngufu. Nubwo nahoraga ndwana intambara ikomeye ntabwo byari byoroshye. Yego nyine ndabibona hano bari mu maboko meza,
ariko nanone uriya mumama akeneye umuganga kugira ngo bamwiteho barebe ko nyine yamera neza. Naho Deni yahise amubwira ati oya nta kibazo ntuhangayike, ibyo nanjye ndi kubitekerezaho kandi nyine ndi kumushakira ubuvuzi, nta kibazo nzamuvuza. Noneho uyu musore yahise yishima kurushaho ati ndumva nezerewe, ndumva nishimye ntabwo ushobora kubyumva, atari ko se nanone nkwibarize ko nyine bari abantu uri kubitaho ukanabafasha wari usanzwe ubazi. Deni rero ntabwo yigeze ashaka ko ibi bintu babivuganaho, yahise amubwira ati reka nyine mpamagare ababishinzwe maze iby'inzu yawe babisoze kuko narangize kwishyura ibintu byose babishyire ku murongo, ubundi nawe uzahita umbwira mu minsi mike rwose umbwire ikintu nyine wumva wakora maze nabyo kandi dutangire kubishyira ku murongo. Leonard ati murakoze cyane, ati ndumva nishimye. Yaragiye rero ibi ngibi nyine maze abibwira Zahina. Zahina yarishimye, gusa na mama wa Zahina nubwo nyine atari ameze neza ariko hari igihe wajyaga kubona ukabona ameze nk'umuntu wagaruye akenge, nawe wabonaga byishimiye dore ko uyu bamufataga nk'umuvandimwe wabo, niwe wenyine utarigeze yifuza kubagirira nabi ahubwo buri gihe wifuzaga kubaba hafi. Gusa kano kanya nawe yari abyungukiyemo kubera ko intambwe yari agezeho ubu ngubu ntabwo yari kuzigera ayigezaho n'umunsi n'umwe. Deni rero yaragiye maze agura imyenda myinshi, imwe rero yari iya Zahina indi ari iya mama we. Yaraje rero maze ahamagara Zahina ngo azane mama we nyine maze abaha ibyo yabaguriye. Yahaye rero Zahina ibyo yamuguriye, uyu mwana yarishimye cyane dore ko nyine yabonaga ko ari imyenda myiza myiza kandi cyane byaramushimishije. Maze rero agiye guhereza nyine Amina, Zahina yaramubwiye ati ariko nyine mama wanjye we sinzi ko ari bubyemere kubera ko ntabwo ajya aba ashaka ko rwose umuntu atazi ashobora kumuha ikintu icyo ari cyo cyose. Ni nako byagenze kandi kubera yuko Zahina yafashe ya myenda agiye kuyihereza mama we. Mama we afata cya gikapu ariko ahita akigarura maze akijugunya kuri Deni, wabonaga ko rwose atashaka nyine iyi myenda. Zahina yatangiye kumubwira ati mama erega imyenda ni myiza, uno mupapa ni umwana mwiza cyane, dore ko nyine yamwitaga umupapa ariko mu by'ukuri yari umusore. Ati ni umwana mwiza, ati rero nyine yadufashije none byemere kubera ko iyi myenda ni myiza kandi cyane. Amina rero yarongeye afata cya gikapu nanone arongera aragenda agitereka kuri Deni. Zahina yaramubwiye ati nta kibazo, reka noneho nyimutwarire mu cyumba, reka tugende mu cyumba nyimutwarire, ntabwo ndi bwongere kuyimuhereza mu ntoki, gusa ndabizi mama wanjye nyine ntabwo rwose aba yoroshye, ni njye muntu njyenyine ajya apfa kumvira nibura, naho abandi bantu bose ntabwo aba ashaka kubegera habe na gatoya. Ibi byose rero Deni yarabyitegereje maze yongera kubona ukuntu nyine umwana we yaguwe kandi akiri mutoya kuko yitaga kuri uyu mubyeyi, ariko nanone yamwitagaho bya nyabyo, akamuha keya, akamuba hafi, ukabona ko rwose amwitayeho nyine nk'umuntu mukuru kandi mu by'ukuri yari umwana mutoya. Umunsi umwe rero baba bari ku meza maze Zahina akaza nyine guterura ibyo kurya bye agiye kubijyana mu cyumba nk'ibisanzwe kugira ngo ajye gusangira na mama we kuko ariho yamugabuririraga. Uyu munsi rero Deni ahita abwira Zahina ati uyu munsi ndashaka ko mufatira amafunguro ku meza, genda uzane na mama wawe nta kibazo. Zahina rero byaramushimishije cyane ko bari bagiye nyine kwicara hano ku meza kuko ari ubwa mbere bari bagiye kuhicara. Zahina akigenda fiance wa Deni yahise amubwira ati ngewe ntabwo nshobora gusangira na bariya bantu, gute nasangira n'izi mbeba, niko yabitaga nyine yarabatukaga, yababwiraga amagambo yose mabi. Ati ntabwo bishoboka, ati nibaza ngewe ndahita mva kuri aya meza. Ni nako byagenze koko, yahise ahaguruka maze aragenda yicara mu ntebe. Naho rero Zahina yaraje na mama we baricara maze atangira kumugaburira. Wabonaga Zahina yishimye ndetse na mama we kandi ari kwirira nta kibazo afite. Naho Deni yabonye ko nyine umukunzi we yarakaye maze arahaguruka amusanga mu ntebe aho yari yicaye. Ubwo nyine yari yahagurutse kuri sale amanje ajya kwicara mu ntebe zo muri salo bisanzwe. Yamusanze rero maze atangira kumubwira ati ariko mukunzi gerageza ni ukuri gutuza,
naho uyu mukobwa yatangiye kuvugira hejuru ati ariko ngewe bari abantu simbashaka, gute nakwicara ku meza amwe n'umugore w'umusazi, uragira ngo azanyiyicire, uriya ashobora kukugirira nabi. Deni ati ariko vuga buhoro kubera ko ashobora kukumva, ati ikindi kandi amaze iminsi myinshi hano, none se niba atarakugiriye nabi uratekereza ko azayikugirira ikindi gihe? Warabibonye ko yitonda, ntabwo arwana, ntabwo agira amahane, nta kibazo cye rwose, kubera iki uri kunanirwa kubyihanganira? Uyu mukobwa rero yahise abwira Deni ati ndashaka ko bava hano uyu munsi kubera ko njye nawe turi hafi kubaka umuryango kandi rwose ntabwo nabana n'aba bantu. Naho rero Deni ati none se barava hano uyu munsi bajye hehe? Uyu mukobwa atubasubiza aho wabakuye, aho babaga mbere, naho ubundi ngewe ntabwo nshobora kubana nabo, nushaka ugenda ubate ku muhanda, icy'ingenzi ni uko ntifuza kubana nabo mu nzu. Njye ntabwo nabana n'umugore w'umusazi, ntabwo nabana n'aba bantu rwose kuko simbakunda, simbashaka hano, ndashaka ko bava muri iyi nzu uko byagenda kose. Nyamara rero Amina yari yamaze kumva rwose ibintu bari kuvuga kuko yarahagurutse maze afata akaboko Zahena nko kumubwira ati twigendere. Zahena yateruye bya byo kurya maze bahita bigendera bisubirira mu cyumba, dore ko n'ubundi ariho bari baramenyereye gufatira amafunguro. Bari bamaze kubona ko kuba rwose bari bicaye hano byabangamiye abantu benshi. Uyu mufiyanseri wa Deni yamaze gusohoka, yagiye hashize umwanya munini. Deni yibereye kuri mashine ari kwikorera akazi. Zahena yamusanze muri salo maze ahita amubwira ati ariko ni iyihe mpamvu ituma utugirira impuhwe maze ukatwitaho bigeze aha ngaha? Naho rero Deni yahise ava muri mashine maze atangira kureba uyu mwana ati kubera iki umbajije gutyo? Naho Zahena ati nuko ari ubwa mbere umuntu atugiriye impuhwe, twamenyereye kwirwanaho kuva kera kose. Mama wanjye mbere y'uko akora agisida niwe nyine wajyaga unyitaho, na nyuma rero y'uko ayikoze nanjye ninjye nyine watangiye kuzajya amwitaho, ariko twarirwarizaga kuri buri kimwe, nta muntu n'umwe wigeze atugirira impuhwe uretse gusa Leonard niwe watubaye hafi, naho abandi bantu bose babaga baturebera kure. Deni yahise amubaza ati none se mama wawe yakoze agisida? Ntabwo rwose nari mbizi. Naho rero Zahena ati yego, hari ku mugoroba ari gucuruza ibyo kunywa, nawe nyine yacuruzaga nka bya bindi Zahena yari asigaye acuruza. Ati ari kugenda rero acuruza, ati kamyo yaramugonze maze gusa ntabwo yigeze imwica, ariko yahise yigendera. Hanyuma rero kubera ukuntu yari yakomeretse ngo yagiye kuri farumasi maze ajya kugurayo imiti, ndetse rwose bamupfukira nyine n'ibyo bisebe. Gusa guhera uwo munsi yahise atangira kumera kuri yameze, yatangiye kumera nk'umuntu ufite ikibazo kubera ko rero ataragishoboye kunyitaho. Ubwo noneho ninjye natangiye kumwitaho kubera ko mama wanjye yanyitayeho bishoboka byose akiri muzima, yankoreye buri kimwe cyose. Hanyuma rero nanjye ubwo byari umwanya wanjye wo kugira ngo mwiteho, nkore buri kimwe cyose. Deni rero wari kumva ibi byose wabonaga ari hafi kurira. Yaramubwiye ati gusa ni ukuri warantunguye, uri umukobwa w'intwari cyane, ariko mama wawe nawe ni intwari, ni umumama w'indashyikirwa kuko yakoze ibirenze kuba yarabashije kukurera akakwigisha, maze rwose ukaba ugeze hano. Gusa wumve ko nkuri iruhande, ndahari ku bwawe kandi mfite icyizere ko mama wawe azongera akamera neza. Zahena rero yahise amubaza ati none se uratekereza ko mama wanjye azakira akamera neza? Deni yaramubwiye ati urumva ntabwo ndi umuganga, ariko ndatekereza ko nitubona umuganga uwa nyawe bishobora kuzagenda neza. Gusa reka nanone tubishyire mu biganza by'Imana. Ikindi kandi ngiye gutangira gushaka umuganga byihuse maze tumenye uko bimeze. Deni rero yahise kandi abwira Zahena ati ikindi kintu nabashije kubona ni uko imbaraga zose mama wawe ashobora kuzigira azikura kuri wowe. Ni wowe utuma ashobora kwemera gukora buri kimwe cyose kugira ngo abe yakomeza kubaho. Wowe gusa ntuzigere ucika intege, ujye ukomeza kumuba iruhande kubera ko ni wowe imbaraga ze. Naho rero Zahena ati cyane rwose nzabikora, kandi ni ukuri ndabashimiye ku bwa buri kimwe cyose mu byo mudukorera.
Gusa rero ku ruhande rwa Deni, iminsi aba bantu bari bamaze muri runo rugo yari yarahindutse cyane. Wabonaga atakibonera umwanya umukunzi we kuko yari afite byinshi byo gutekereza, ndetse rwose wabonaga ko atakishimira umukunzi we nk'uko byari bimeze mbere. Yari afite ibitekerezo byinshi, wabonaga ko ameze nk'umuntu watwawe n'ibitekerezo, nk'umuntu ufite ikibazo runaka ariko adashaka kuvuga. Gusa yabaga nyine ari gutekereza kuri aba bantu bashya yari abonye, bari bamaze imyaka myinshi batabonana, noneho akanabonamo n'umwana we atari yarigeze amenya yuko uyu mwana ahari. Umunsi umwe rero Deni yari yicaye muri salo yibereye mu bintu by'akazi, yagiye kubona fiance we aje yiruka ari kumwereka muri telefone ibintu nyine bagiye bamwoherereza, dekorasiyo uko izaba imeze, ibyo bazabategurira n'ibindi byinshi byerekeranye n'ubukwe bari bagiye bamwoherereza kugira ngo ahitemo. Nyamara Deni yaracecetse, uyu mukobwa arakomeza aravuga. Uyu mukobwa rero amubwira ati mukunzi, ntabwo uri kumva ko ndi kukuvugisha, ni wowe ndi kubwira. Naho Deni ati nakumvise, ariko niba nibuka neza twavuganye yuko ibintu byerekeranye n'ubukwe ari wowe bireba, ari wowe bireba wenyine, ari wowe ugomba kubihitamo, ugahitamo ibyo ushaka byose. Njye nta kibazo na kimwe mfite, ibyo uzahitamo rwose nanjye bizaba binyuze. Fiance we rero yaramubwiye ati gute rero nahitamo ibintu by'ubukwe bwacu njyenyine kandi nyamara ari ubukwe bwa babiri, gute ahubwo tudakwiriye kubihitamo twembi? Deni yaramubwiye ati njye mfite akazi kenshi, mfite byinshi byo kwitaho, ntakubeshye nta mwanya w'ibyo mfite, ariko nanone ni wowe rwose ugomba kubitamo. Nta kibazo, ibyo uzashima nanjye nzaba nabishimye, wowe jya umbwira gusa nguha amafaranga wishyure buri kimwe cyose wakunze, mbese ubukwe bw'inzozi zawe azaba ari bwo bukwe uzakora. Byose bindeba ujye umbwira mbikore nta kibazo, ariko uwo mwanya wo ntawo mfite. Ikiza ahubwo ni uko wandeka njyenyine, kuko nkeneye igihe cyo kuba ndi njyenyine, mfite ibintu byinshi byo gutekerezaho na byinshi byo gukora. Uyu mukobwa ntabwo yabyumvaga, kuko ni ku nshuro ye ya mbere uyu musore yarabashije kumwima umwanya neza burundu. Yaramwitegereje rero maze arahaguruka ahita amubwira ati sheri, ubwo rwose reka nigendere. We yari azi ko nyine agiye kongera akamuhamagara maze akamugarura, nyamara yarahagurutse atera intambwe nk'eshanu. Uyu musore ari kumwitegereza ataramubwira ati garuka. Uyu mukobwa rero amubaza ati ndagiye, ntabwo wumvise ko nkubwiye ngo ndagiye? Nta nubwo ushaka kumbwira se ngo ngume hano? Uyu musore yaramwihoreye, yaracecetse rwose aramwihorera. Uyu mukobwa rero yabonye ko ibintu bitoroshye, ndetse ko rwose bisa nkaho ibintu byabo bitangiye bigenda nabi, kuko umukunzi we atangiye kugenda amuburira umwanya, atakimwitaho, atakimuha keya. Mbese bya byishimo bari bafite byasaga nkaho rwose byamaze kuyoyoka neza neza. Hanyuma rero uyu mukobwa yahise ajya kureba wa mushuti we kugira ngo amubwire ibintu biri kuba hano. Yamubwiye ko nyine hari abantu bahaje, nyamara kuva bahaza ibintu byagenze nabi cyane, ko asigaye abona umukunzi we atakishima, atakimwitaho, ndetse ko rwose n'iby'ubukwe bisa nkaho bitakimureba. Uyu mukobwa rero yaramubwiye ati nyamara wakabaye ureba neza, uzi ko ushobora gusanga abo bantu ari umuryango we yazanye, maze wowe ukaba utabizi. Uyu mukobwa yatangiye kubitekerezaho, atari kuzi ko wabona bishoboka, ushobora gusanga rwose wa mugani ari umuryango we. Uyu mushuti we yaramubwiye ati ntabwo bakwiriye kukubera mu rugo rwawe, genda ubirukane bakuvire mu rugo, kuko rwose n'igitaraza bazakikuzanira, naho ubundi uzashiduka amazi yararenze inkombe. Icyiza ni uko wabikora hakiri kare, kubera ko abo bantu batuma umugabo wawe atagikwiyumvamo, byanze bikunze ubwo nyine bashobora kuba ari nk'umuryango we. Uyu mukobwa rero yaje yarakaye, yariye amavubi, umujinya ari wose. Akigera mu rugo rero yahise agenda afata Zahena na Amina n'ibintu byabo byose, maze atangira kujugunya hanze ati nimugende. Amina yatangiye kumusaba imbabazi. Zahena we wabonaga nyine ko rwose byamurenze, ari gusaba imbabazi nawe. Zahena yatangiye gusaba imbabazi, naho rero Amina we wabonaga nyine ibintu byose byamucanze. Uyu mukobwa yari ari kubasohora basunika ati nimugende mwanzerereze imwe, simba ashaka mu rugo rwanjye.
mwaraje ibintu byose birangirika. Zahina yakomezaga kumusaba imbabazi ati tubabarire, ntabwo dufite aho kujya, kandi koko ntaho bari bafite kubera ko Leonard yari yamaze kugenda kandi nta nubwo bari bazi aho aba nyine kuko nta n'umwe wari wamusura muri aba ngaba. Bahise rero basohoka kuko nta yandi mahitamo bari bafite, maze bahita basubira kuri cya kizu babagamo. Baragiye bakicara imbere. Ibibazo byari byose, Zahina we yari ari kurira, amarira yari yamurenze kubera ko nyine ibi byose byanabaye Deni adahari. Deni rero yaratashye maze ataha ari guhamagara Zahina nk'ibisanzwe, dore ko yabaga yagiye amuzanira utuntu dutandukanye. Yakoraga buri kimwe kugira ngo imyaka 12 yose yatakaje agerageza arebe ko yakongera kuyigarura, nubwo Zahina atarazi yuko yari papa we ndetse na mama we nyine wabonaga nta gitekerezo afite kuko ntabwo yari umuntu ufite ubwenge buri ku gihe, nta na kimwe rero wabonaga rwose yitayeho. Hanyuma rero Deni yatangiye guhamagara, naho uyu mukunzi we yahise amubwira ati sheri, niba ari babandi ushaka rwose imbeba nazirukanye zasubiye mu mwobo, ntabwo bakiri hano. Deni yaramubwiye ati nizere ko ntumvise neza, nizere ko ndi kurota. Wabirukanye gute? Wankora ibyo bintu? Nizere ko rwose utabikora. Uyu mukobwa yahise amubwira atari ku bundi bari abantu ni bantu ki kuri wowe? Ni gute wakwifata maze ukazana bari abantu muri runo rugo nkakubwira ko birukana ukabyanga, usigaye umburira umwanya, nta kintu na kimwe ukitaho, ubundi bari abantu kubera icyo uba ushaka kubandutisha. Deni yarababaye cyane maze ahita amubwira ati iri ni ikosa rikomeye ukoze mu buzima kuba wabirukanye. Yahise asohoka. Umutima we rero wamubwiye ko rwose agomba kujya gushakira kuri cya kizu. Yaragiye koko maze asanga bicaye imbere yacyo. Zahina ari kurira, amarira yamurenze. Yahise ababwira ati mumbabarire ku byabaye ntahari, mumbabarire ku magambo baba bababwiye, mumbabarire kuri buri kimwe, gusa nanone ndifuza ko rwose twakongera tugasubira mu rugo. Zahina yaramubwiye ati hoya, ikigaragara cyo fiyanse wawe turamubangamiye, kandi mu buzima navuze ko ntazigera mbangamira umuntu na rimwe. Ikindi watugiriye impuhwe, wadukoreye buri kimwe cyose, ibyo wakoze warakoze, ntabwo dushaka rwose gukomeza kubabangamira. Niba nyine wumva ukeneye kudufasha nta kibazo, ubwo uzajya udufashiriza hano, tugume hano. Nawe rero ati hoya, ntabafite iruhande rwanjye ngo mbiteho, dore mama wawe afite ikibazo, tugomba kumuba hafi mu buryo bushoboka bwose. Ntabwo rero rwose nabasiga hano, ndifuza ko nyine twajyana ngakomeza nkabitaho, gusa nanone ndagusezeraniye Zahina ko rwose iki kibazo kitazongera kubaho ukundi. Umukunzi wanjye we ndamushyira ku murongo, ntimugire ikibazo, ntabwo ibi bizongera kubaho ukundi. Zahina rero yaramubwiye ati nta kibazo, niba rwose nta kintu bizongera kwangiza, turagaruka, ariko rwose ibi bintu ntibizongere kubaho ukundi. Niba bibangamiye umukunzi wawe twaguma hano kugira ngo tujye kumuteza ibibazo. Deni rero yababwiye ko nta kibazo, maze kandi barongera bafata umuhanda, barongera basubirayo. Noneho uyu mukunzi wa Deni akimenya ko bagarutse, byabaye noneho rwose nko kumusembura. Yatangiye gutekereza ibintu byinshi, yatangiye kumva noneho abanze kurenza uko yabangaga, kuko yari amaze kubona ko ari abantu b'agaciro kuri Deni. Yari amaze kubona ko ibintu byose Deni ashobora kubireka, ariko nyamara akitangira bano bantu. Yari asigaye abona ko bashobora kuba bamurusha agaciro. Rero yumvaga akeneye kumenya ngo ubundi ni bantu ki, ni bande. Deni rero wagira ngo rwose yarebaga mu mutima wa fiyanse we. Yaramuhamagaye maze amwicaza muri salo. Yaramubwiye ati rero ndagira ngo wihanganire aba bantu, kuko aba bantu ni umuryango wacu kandi bagomba kuzabana natwe mu buzima bwose buri imbere. Uyu mukobwa ati gute nabihanganira, ni gute nareka batwinjirira mu buzima kandi nyamara ntaho tubazi. Deni rero yahise amubwira ati aba bantu ni umuryango wacu, kubera yuko uriya mama mureba, uriya ni umwegise wanjye, twarakundanaga. Naho rero Zahina ni umwana wanjye w'umukobwa, gusa sinigeze menya ko mufite kugeza igihe nakoreye agisida maze nkamugonga. Yatangiye kubwira uyu mukobwa buri kimwe cyose, nyamara fiyanse we yatangiye kuzamuka hejuru. Ati ntabwo bishoboka ko waba ufite umwana, ntabwo bishoboka ko kandi uriya mugore yaba ari egise wawe, ntabwo bishoboka, ntabwo nshobora kubyumva, gute utari warigeze ubimbwira. Deni ati mbikubwira kandi nanjye ntabyo nari nzi, kubera yuko uriya Amina we rwose twakundanaga kera,
kandi ibyacu byari byararangiye, nari narafashe indi nzira nawe yarafashe indi nzira, we rwose sinari nkimwibuka, ibyo ntibiguhangayikishe n'ubundi njye nawe tuzagumana nta kibazo, ariko umwana we ntabwo rwose nari nzi yuko ahari. Uyu mukobwa rero ntabwo yari abyizeye, ati none wongeye guhura n'urukundo rw'ubuzima bwawe, none ruba mu nzu yawe, ibi bintu rwose sinshobora kubyumva. Yatangiye rero kuvuga amagambo menshi, nawe nyine byari bimurenze birumvikana. Ku rundi ruhande rero Leonard yaje gutwara Zarena kugira ngo ajye kumusura maze arebe ahantu hashyashya asigaye aba. Yaramujyanye rero bagezeyo, maze Zarena atangira kureba, akajya amubwira tusigaye uba ahantu heza, inzu yawe ni nziza, noneho reba uburiri bwawe. Yari ari kumutembereza ahantu hose, ati ni ukuri ibi bintu byose wari ubikwiye kubera ko uri umuntu mwiza. Naho rero Leonard ati ahubwo byose mbikesha mwebwe, uyu mugisha wose nawukuye kuri mwebwe, kubera yuko ibyiza byose mwabonye nanjye nabyungukiyemo. Naho rero uyu mwana Zarena ati ni ukuri urabikwiriye rwose kubera ukuntu watwitayeho, ubwo nta wundi muntu n'umwe wari waratwitayeho. Naho rero uyu musore Leonard ati nanjye nabiboneyeho umugisha, ni ukuri ubu nabonye ko umuntu agomba kugira neza igihe cyose abishoboye, kuko hari igihe umugisha wawe usanga imbere. Noneho tekereza nawe aha hantu ndi kuba, urebe akazi ndi gukora, bampaye igishoro nsigaye nkora ibintu byanjye, nsigaye ninjiza amafaranga, ubu nta kibazo na kimwe nkigira cy'amafaranga. Ibi bintu rero sinari kuzigera mbigeraho na rimwe, ariko ni ukuri mwambereye ab'umugisha, ibi bintu byose nimwe nabikuyeho. Yari abishimiye rero, ari no kubabwira ati kandi muri umuryango wanjye, ni namwe muzakomeza kuba umuryango wanjye ubuzima bwose. Zarena rero kandi yabwiye Leonard ati hanyuma rero amakuru mashya nagira ngo nkubwire nuko nyine uriya mutonto yarambwiye ngo agiye kujyana mama wanjye kwa muganga, ubwo urumva nyine hari icyizere ko na mama wanjye ashobora kumererwa neza. Naho Leonard ati ariko Imana izamuha umugisha, uriya mutonto ni umwana mwiza cyane. Hanyuma rero Zarena yahise amubwira ati rero ngomba gutaha kubera yuko uriya mutantine nyine ntabwo akunda mama wanjye, nshobora gusanga yamugiriye nabi, mba ngomba kumuba hafi. Uyu musore yahise amubwira ati birambabaje, ariko nanone ndakwizeye nawe mu kurinda mama wawe, ikindi kandi igihe cyose uzaba unkeneye cyangwa hari ubufasha runaka unkeneyeho ujye umbwira, ndahari ku bwawe. Yahise aherekeza uyu mwana rero kugira ngo atahe n'ubundi hakiri kare, maze ajye kwita kuri mama we. Ku rundi ruhande rero ibintu byakomeje kugenda nabi, dore ko fiance wa Deni yakomeje kubona ko Deni yita kuri aba bantu kurusha uko amwitaho. Yahisemo rero kumubwira ko rwose yifuza ko ubukwe bwabo bwahagarara, kubera ko atanabasha kuzabana n'uyu muryango, ko atawihanganira, ko rwose atigeze bakunda kandi atanazi niba azabakunda. Deni rero yamusabye ko rwose yakwihangana, kubera ko Deni we ntabwo yashakaga ko ibi bintu nyine bishobora kuba ari byo bituma ababaza umuntu, kubera ko yumvaga uyu ari umuryango we agomba kwitaho. Ntabwo rero yumvaga ukuntu uyu mukunzi we atabasha kubyihanganira. Gusa nawe yari afite ibibazo byinshi mu mutwe, kuba yari yarongeye guhura n'umukunzi we bakundanaga kandi cyane, nabyo rwose byari biri kumutesha umutwe. Ariko nanone kubera ukuntu yakomeraga ku ijambo, yumvaga agomba gukomeza gukora ubukwe n'uyu mukobwa, ariko umukunzi we yaramubwiye ati oya rwose ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka ko twakora ubukwe, kuko rwose n'ikirenze kuri ibyo ngibyo ni uko nyine urukundo nawe rwari rwaraguhumye amaso ukamera nk'umuntu utareba, ariko icyangenzaga kinini kuri wowe cyari ubutunzi bwawe, cyari amafaranga. Hanyuma ikigaragara cyo nuko ubu ngubu ntakibifiteho uburenganzira, kubera yuko imbere yawe hari umwana wawe, ikindi kandi hari n'umugore wawe mwamubyaranye, kubera ko yari we rukundo rw'ubuzima bwawe. Ndakeka ko ibyo ari byo byose niba wari waranamwibagiwe, kongera kumubona byatumye wongera kumwibuka ijana ku rindi. Ndabizi neza ko ubu tuvugana umufitiye amarangamutima, ni uko nyine wagerageje kunguma iruhande, ariko ntabwo bigishobotse. Mbabarira rwose nigendere. Nyamara Deni acyumva ibi byose, yumvise uyu mukobwa amworohereje, kuko nawe rwose yari ari kubyihatamo kugira ngo gusa atazaba yitwa umuntu wahemutse, ariko mu by'ukuri
ibitekerezo bye rwose muri kino gihe byari biri ku mugore we wa mbere ndetse no kuri uyu mwana yari yarabyaye, wabonaga ari byo bintu ashyize imbere gusa. Yaramuretse rero uyu mukobwa maze aragenda, gusa yahise atangira n'ubundi byihuse cyane ibyerekeranye no kuvuza mama wa Zahena ngo arebe ko yazongera kumera neza. Hanyuma rero bamujyanye kwa muganga, muganga yamukoreye ibizami byose, yabwiye rero Deni ko bishoboka ko rwose yazongera kumera neza, gusa ko bagomba kuzamukorera operation kubera ko abona ko hari ikibazo yagize ku mutwe. Yaramubwiye ati bigaragara ko yakoze nka accident mu gihe cyashize maze agakubita umutwe we ku kintu, ariko nanone ntabone ubuvuzi bwihuse, ntabwo yigeze avurwa neza, niyo mpamvu yakomeje kugira kino kibazo. Hanyuma rero rwose biragaragara yuko ashobora kuzongera kumera neza, ariko nanone iyi operation ntabwo ariyo yonyine ikenewe kubera ko hakenewe no kuzamwitaho by'umwihariko, gusa byose byazagenda neza. Naho rero Deni ati rwose Deni ati ndahari rwose kugira ngo mbafashe muri buri kimwe cyose mwaba munkeneyemo. Naho muganga ati yego, n'ubundi ubufasha bwawe burakenewe cyane kugira ngo ibintu byose bizagende neza. Deni rero yahise amubwira ati ndumva mwategura igihe operation izabera maze igatangira. Muganga yaramubwiye ati nta kibazo rero na kimwe gihari, umuganga ugomba kuzabikora arahari, ikindi kandi nawe ndakeka ko ubushobozi nta kibazo. Deni ati nta kibazo rwose na kimwe gihari. Umunsi rero wa operation yari ari muri sale nyine bari kumubaga, naho rero Zahena ndetse na Deni bari bicaye aho bategerereza. Zahena yari ari kubaza Deni ati none se mama wanjye araza kumera neza? Naho rero Deni ati ndabyizeye cyane rwose ko aza kumera neza, humura rwose tuza. Yari yicaye amufashe ku rutugu, ubona nyine yuko yiyegereje uyu mwana cyane, nko kumukomeza kandi nko kumwereka yuko bari kumwe. Mu kanya gato rero muganga yaraje maze ababwira yuko operation yagenze neza, ko asinziriye ariko ari buze gukanguka mu masaha 24. Ati gusa akeneye kwitabwaho by'umwihariko, akeneye urukundo rw'abantu be ba hafi, ikindi kandi mugomba kumurinda stress mu buryo ubwo aribwo bwose. Deni rero yaramubwiye ati muganga ibyo byose rwose nta kibazo. Muganga rero yamubwiye yuko ari buze kumusanga muri biro maze akamubwira ibindi byose umurwayi akeneye kugira ngo amere neza kurushaho. Nyuma rero y'amasaha menshi bicaye bategereje ko Amina aza gukanguka, Deni yatangiye kuganiriza umwana we. Yaramubwiye ati hanyuma rero hari ikintu gikomeye nifuza kukubwira, gusa nyine iki kintu nifuza kukubwira ahari nyine gishobora kugutungura, ariko nanone ugira umutima ukomeye. Ariko mbere yuko nkubwira icyo kintu nshaka kukubwira, ndifuza kugushimira ko rwose wabaye umukobwa w'intwari. Ukuntu wabashije kwita kuri mama wawe ntabwo bisanzwe. Ndagushimiye rero rwose ko berekanye itandukaniro ryawe n'abandi bana bo mu kigero cyawe. Kano kanya rero wabonaga rwose bisa nkaho Zahena we rwose nyine ateze amatwi uyu musore wari uri kumubwira. Wabonaga nyine akeneye kumva ibindi bintu ari bumubwire. Yari atuje cyane ari kumureba mu maso. Deni rero yahise amubwira aturibuka ko wigeze kumbaza niba ntaba nziranye na mama wawe, kubera ko hari igihe yigeze kumusanga mu gikoni asanga ari guteka, maze amubwira yuko ateka neza neza nka mama we, ko mama we yari azi guteka cyane. Naho rero uyu mwana yahise amubaza ati none se kera mama wanjye wari umuzi? N'ubundi byabaye ngombwa yuko Deni atamusubiza, ahubwo yahise amubwira ibindi. Uyu munsi rero yahise amubwira aturibuka ko wigeze kumbaza niba ntarigeze kumenyana na mama wawe. Ati mama wawe twaramenyanye kera rwose mbere yuko wowe uza ku isi. Zahena rero yahise amubaza ati none se wamenye mama wanjye akiri muzima ameze neza? Naho Deni ati cyane rwose, mama wawe yari umukobwa mwiza cyane, yari umukobwa ugira umutima mwiza, yari umukobwa w'intwari, mbese yari ameze nkawe neza, yaribyaye si ukubeshya. Umuntu akikubona ahita amenya mama wawe bya nyabyo, kuko muri umuntu umwe urebye.
Uyu mwana rero yatangiye kwishima ko nyine bari bari kuvuga ibyiza kuri mama we. Naho rero Deni yakomeje amubwira ati hanyuma rero mama wawe twaramenyanye ndetse rwose turakundana imyaka myinshi, njye nawe twiteguraga gukora ubukwe ariko biza kutagenda neza maze birangira twemeranyijwe gutandukana. Twaragiye rero turaburana hashira imyaka myinshi tuburanye, ubu rwose hashize imyaka 12, ndakeka nawe ariyo myaka ufite. Njyewe rero ndi hano, njyewe uri kureba ndi papa wawe, gusa sinigeze menya ko ngufite kugeza igihe wakoreye agisida. Yamubwiye buri kimwe cyose, yabimushyiriye ku murongo ibintu byose uko byagenze. Uyu mwana rero noneho wabonaga ameze nk'utagiye gutakara ati wowe uri papa wanjye. Naho Deni ati yego ndi papa wawe, gusa mbimenye vuba ariko ntakubeshye. Niba hari ikintu kimbabaje ni uko iyi myaka yose yarashize tutari kumwe ngo nkwiteho, ngo nkube hafi, ngo ngufashe kurwana izi ntambara uri kurwana maze ukaba warazirwanye wenyine. Uyu mwana yahise atangira kurira amarira menshi cyane. Deni rero yaramufashe maze aramuhobera amuryamisha mu gituza cye ati wirira mwana wanjye, wararize bihagije, sinifuza kuzongera kubona amarira atemba ku maso yawe. Gusa nyine mama wawe sinzi impamvu atigeze amubwira yuko agutwite, ntabwo nzi impamvu yakumpishe iyi myaka yose. Gusa Zahena yari ari kurira bikabije, amarira yari yamubanye menshi, agahinda kari kose ariko no mu maso ya Deni, kuko nyine nawe kuvuga ibi bintu byari bimukomereye mu buryo bushoboka bwose. Zahena rero yamaze umwanya munini ari kurira maze ahita abwira nyine uyu wari papa we mushyashya ati gusa nubwo ntazi uko byagenze hagati yawe na mama, nubwo ntazi icyo azabitekerezaho naramuka akize, ariko njyewe nishimiye kubona papa wanjye, kandi nanone nishimiye ko papa wanjye ari wowe kuko uri umuntu mwiza wanyitayeho utanabizi kuri papa wanjye. Gusa ndishimye kuba nkugize kubera ko sinigeze ngira papa wanjye na rimwe. Aba bombi bahise bahoberana maze Zahena ahita amubwira ati ndagukunda papa. Byari inshuro ye ya mbere amwise papa. Amarira rero yatangiye gushoka mu maso ya Deni, kwihangana no kwifata ntabwo yari akibishoboye. Yahobereye uyu mwana cyane maze akomeza amufashe, kumurekura byanze. Barekuranye rero umuganga ari kubabwira ati umurwayi yakangutse. Bose bahise bihanagura maze bariyumanganya. Bahise rero bajya kureba Amina. Bakigerayo byasaga nkaho yongeye gutangirira aho n'ubundi ubwenge bwe bwari bwaracuramiye. Wabonaga ko noneho atangiye kwibuka buri kimwe cyose, gusa nanone yibukaga ibyo bintu nyine bya kera, ibyo ubu ngubu byasaga nkaho atari kubyibuka. Hanyuma rero yahobereye umwana we cyane arishima, ariko wabonaga atuje, noneho nyine ubona ari kuvuga n'ibintu biri ku murongo. Byabaye ngombwa rero ko nyine areba Deni maze akabona ko yari asanzwe amuzi, akibuka yuko ari nawe kandi papa w'umwana we. Yatangiye kubaza rero ukuntu bari kumwe nyine na Deni, bamubwiye inkuru yose uko yagenze, uko bongeye guhura, ndetse n'uko nyine ari Deni wamuvuje. Uyu mumama rero yarishimye cyane maze yongera guhobera Deni. Yaramubwiye ati uyu ni umukobwa wawe. Naho rero Deni ati ibyo byose narabimenye. Bamubwiye byose nyine buri kimwe cyose, ndetse na Zahena amubwira ko yamenye ko ari papa we, ariko ko yabyishimiye cyane. Bose rero batangiye kuganira, ariko nanone ntabwo bagombaga kumuvugisha amasaha menshi kubera ko nyine yari agifite ikibazo. Gusa wabonaga ko yishimye, no mu maso ye rwose harimo ibyishimo. Baratashye rero bajya mu rugo maze batangira kumwitaho by'umwihariko, bamuha keya karahava. Nyamara ntabwo rwose byari bigoranye kumwitaho, cyane cyane yuko Deni we yari yarongeye kumukunda bundi bushya akimubona. Urukundo rwongeye kugaruka nk'uko byari bimeze kera, cyane cyane ko aba bombi nubwo bari baratandukanye, ariko nyamara Deni we yarakomeje gukunda uyu mukobwa kuko yararamushakishije ariko aramubura. Hanyuma rero uyu munsi wabonaga ko rwose amwishimiye, ndetse nyine urukundo rwongeye kugaruka.
Iminsi rero yaragiye irisunika, ubwo ni nako kandi Zahena yari yarasubiye ku ishuri. Leonard ibintu byagendaga neza cyane, yarabaye umusore nyine witeje imbere, ubu rwose ntabwo yari akiri wa musore urwana n'ubuzima, amafaranga yari ayafite mu buryo bwose bushoboka. Naho rero Deni we bose yari asigaye abaha keya, ubona nyine ari umuryango rwose wishimye. Umunsi umwe rero yasanze Amina mu gikoni ari guteka, maze ahita amubwira ati ntabwo ushobora kumva ukuntu numvaga impumuro y'ibiryo byawe nyikumbuye, nongeye kumva iyi mpumuro. Ubwo nyine umukobwa wacu yari ari mu gikoni ari guteka, numvise neza bimpumuriye nk'ibyawe, numva ibirungo n'ibyawe gusa. Cyakoze Imana yarakoze, yaduhaye umwana mwiza, yaduhaye umukobwa w'intwari. Ni ukuri ndagushimiye imyaka yose wamaze umurera uri wenyine. Yamubwiraga amagambo menshi icyarimwe kuko yumvaga afite ibintu byinshi byo kumubwira. Yakomeje rero amubwira ati gusa ni ukuri nari ngukumbuye, ariko nanone nishimiye ko wunguye umuryango wacu. Ubu noneho ntabwo nkiri njyenyine, noneho ubu mfite umwana w'umukobwa, gusa ndifuza kuzabitaho imyaka yose mwabaye muri mwenyine. Ndifuza noneho ko namara indi yikubye inshuro nyinshi cyane, noneho ndi kubitaho. Yarebye rero mu maso Amina wari utuje cyane, nawe ari kumwitegereza, maze ahita amubwira ati gusa uri mwiza cyane, ubwiza bwawe ntaho bwigeze bujya, noneho ahubwo uri mwiza kurenza uko wari umeze kera. Amina yaramwenyuye, maze Deni ahita amubwira ati Amina ndacyagukunda. Amina yaratunguwe nanone kandi akomeza kwitegereza uyu musore. Naho rero Deni yaramwegereye bukeya, maze abatangiye kumusoma. Amina rero nawe yarirekuye, maze bombi barasomana. Bamaze gusomana maze barahoberana, barafatanye, kurekurana biranga. Maze Amina ahita amubwira ati nanjye ndagukunda cyane cyane ko nta wundi muntu n'umwe nigeze nkunda mu buzima, ni wowe wabaye urukundo rwanjye rwa mbere, ariko nanone bisa nkaho ari nawe wabaye urukundo rwanjye rwa nyuma, kubera ko nyuma yawe nta wundi muntu n'umwe nigeze ntekerezaho. Umutima wanjye ni wowe wari warawutwaye. Deni rero nawe ati nanjye nubwo rwose nifuzaga kongera gutangira ubundi buzima, ariko nkigukubita amaso ibintu byose byarahindutse, kuko nahise numva bisa nkaho rwose aribwo tugihura ubwa mbere. Abangaba rero bagumye hano bari kuganira, bari kuvugana iby'urukundo rwabo, barongeye basubira mu bihe byashize, maze bakomeza kubwirana nyine ukuntu bakundana. Wabonaga ko ari ibintu nyine byiza kandi bishimishije, ndetse wabonaga ko buri wese yishimiye uru rukundo rushya rwabo bari bongeye gusubiramo. Iminsi rero yaragiye irashira, maze nyine hashize iminsi bicaje rero umwana wabo Zahena, maze bamubwira ko bifuza gukora ubukwe, noneho bakabana nk'umuryango bya nyabyo, dore ko n'ubundi Deni ajya gutandukana na Amina, n'ubundi bari bagiye gukora ubukwe kubera ko yari yaramaze kumwambika impeta ya fiyansaye. Nyamara nubwo Amina yari yarasubije iyi mpeta Deni yari yarayibitse ahantu mu gatiruwari k'igitanda, maze ayirekeramo, ntabwo rwose yari yarigeze ayikoraho n'umunsi n'umwe. Uyu munsi rero bakivuga ibi ngibi, Deni yahise agenda yongera azana ya mpeta, maze yongera kandi gupfukama asaba kandi Amina ko yamubera umugore. Amina yarebye neza maze asanga ni ya mpeta ye, kandi nanone yamuhereje ikiganza, maze Deni amwambika iyi mpeta. Barongeye barahaguruka barahoberana, gusa Amina yatunguwe no kuba iyi mpeta yarayibitse iyi myaka yose. Naho Deni ati iyi mpeta nta wundi wagombaga kuzayambara, kandi nta nubwo nagombaga kuyigurisha, kubera ko yari urwibutso rw'urukundo rwanjye nawe. Barahoberanye, ibyishimo byari byose. Zahena yari yishimye kubona umuryango we wongeye nyine kuba wuzuye, noneho nawe yari afite papa na mama, ikintu atari yarigeze agira mu buzima, kandi nanone yari afite umuryango wishimye. Uyu mwana rero yarabahobereye, maze ababwira ko bose abakunda kandi ari abantu b'ingenzi kuri we. Bose rero bamubwiye ko nawe bamukunda, ko rwose ari impano Imana yabihereye. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV,
ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.